mu bintu tugomba gusuzuma tugomba gutangirira kwibaru ibaruwa y'ingabo. Ikinyamakuru cyaranditse cyo muri Amerika kiti hafashwe uruhuri cyangwa ubuhuyi kinyarwanda kino yego rw'abasirikare ba South Africa bari muri SADC bafatwa n'inyeshyamba. Iyo baruwa irimo igika kigira kiti abo basirikare babiri ntabwo bafashwa, abasirikare bacu muri Kongo bose bariyo kandi bameze neza. Everyone was accounted for. None tukibaza abo babiri ninde wari wabavuze ubundi? Babiri bavuye kuko mu kinyamakuru nta mubare urimo, harimo uruhuri, harimo benshi. iyi nyine umuba w'abantu bati ni benshi pe, ariko ugiye gusubiza wavuga umubare. Nukuvuga ngo hari ahandi hantu harimo havugirwa imibare bemera babiri ariko nabo bakabahakana. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, Ramaphosa nona kuba ari mu bantu bicuza cyangwa se bavuga bati South Africa kuba itaragize uruhare mu gutabara, nta mpamvu dufite yo gutanga kuba tutafashije abanyarwanda guhagarika ibihe bibakomereye bari bari. Niba mwibuka neza Bizimana ya international conference kwibuka 30 yabereye i Rusororo, yavuze ngo ntabwo twibuka twisanzuye kubera ko abishi bakoze jenoside hano barambutse bahora hano barekereje kandi baracyayikorera abandi batutsi hakurya. Hano nakomeza nkakubitamo akantu k'umwikarago nkahita muza ukuntu abishi bakoze jenoside hano, turavuga jenosideri bari muri FDLR hirya by the way ngo barayebanisha abantu bari ku murongo w'intambara yo gufasha FARDC na leta ya Tshisekedi ya Kongo nyine baringaniye n'ingabo za Ramaphosa. Urimo kwicuza ko ubutegetsi ayoboye abamubanjirize cyangwa igihugu muri rusange batagize uruhare mu guhagarika mu gufasha guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda. Noneho ngasigara nibaza uyu muntu ni umwana tumureke ni umugabo tumurye? Ubwo mbaye impyisi. Ushobora gusanga ari ururimi yazanye bamutamitse runo ruze kuvuga uku. Ubwo rero aratubera ubwa wa mwami afite indimi zingahe? Urwagabye ni narwo rwica. Kigali rwo yari yameze urugaba, nirwo ari bukomeze kugaba kumera rugaba. Nuvuga ngo harimo ibintu byinshi. Gusa mu ijambo rya perezida nituvuguka abantu turabibashyira mu kinyarwanda cy'ejo yumvikana neza gushima buri rwego, ariko buri muntu akanamubwira icyo ari cyo muri iki kibazo kiri hano ndetse n'ikiri muri Kongo. Yes, habayeho gusobanura neza impamvu ya buri umwe watumiwe uraho pe ahugutse atuje. Bivuze rero ngo Ramaphosa ni itangiriro ryiza kuba yaje, kandi itangiriro rikomeye kuba yazanye na muzehe wa kazi. Thabo Mbeki ni umuti muri iyi kesi. Ashobora kuba afite ikintu asobanuye kinini. Ubonye Thabo Mbeki ukamubona nk'inshuti yaje gutabara mu gihe cyo kwibuka nk'iki, ukabireba utyo gusa, aba harimo ikibazo cyo kuba tubibona dutyo. Ikindi muri iyi kesi nubwo buri abanyapolitiki ndabakunda, iyo hapfuye inyoni hari n'igihe baba bagito. Twese tugahora tuti inzovu inyoni yapfuye mupfura amababa, inzovu bayirangiye tukarangarira ku nyoni mukaguma muri amababa umuyagukurukana uti iyi nyoni nigende yari yaranakuze neza amababa yayo ishyano. Kumbe inzovu yo uwo yabayirangije buri umwe yazanye umunzani atwara aho yazashoye. Ikindi nuko i Kigali hari Ramaphosa, hari na Madamu Hassan Suluhu.
perezida wa Tanzania kuba abantu bombi bari i Kigali kandi bahuje ikibazo buriya bahuje ikibazo pe bahuje ikibazo cy'abasirikare bafashwe bugwate n'inyeshyamba inyeshyamba zidafite icyo zihomba kuko zivuga ziti uko byagenda kose tuzagwa haba harasa drone turagwa hari akantu bavuze niba batarabeshye babwira nuza Monisco bati hano hantu hagiye kubera intambara ya simusika none mwabagabo mwe mwabaye mwigiye inyuma ko twebwe ari ugupfa tugomba gupfira kuri uyu musozi ari ugukira tuzakira namwe mumeze nkatwe baraguruka Monisco ijya abantu hari umukobwa yo muri Bangladesh aravuga ati rero nta nubwo twebwe iwacu hari umuntu bari barateganyije ko azagwa muri Afurika ibera ahangaha numvise babibara ukwabyo ati reka mbe ngiye ngo nimudapfa nzaza mbarebe insanga mwarapfuye nzavuga ati bapfuye kare basubira Halo agenda turakumva agenda uko rero Tanzania South Africa kuba bari i Kigali nubwo wenda ari mu gihe cyo kwibuka ndetse perezida Kagame yari mu bantu navuga ngo bari bafite akazi kenshi bahugiye mu kwakira abashyitsi batandukanye kandi bimena b'ingenzi muri politike cyane mu gihe nk'iki u Rwanda rutorohewe na politike iyo muri aka karere yarahugiyemo cyangwa buri umwe wese ashaka ariko ab'ingenzi muri iyi ntuza baraka undi w'ingenzi wari ukomeye n'uyu mugabo wo muri w'umuryango wunze ubumwe bw'Uburayi yego abantu banumvisha imvugo ye itanoroshye ariko hari byinshi byo gukora abo bantu rero nibyo dushaka kuza gusuzuma neza tukajya dusoma n'inyandiko tugasubiramo no mu magambo yavuzwe tukareba n'ibyabwiwe abanyamakuru bishobora no kuba biri bukomeze kuko ntiwavuga ko abanyamakuru nta zindi nkuru bari bubwirwe nyuma yaha bigakomeza n'ibindi byinshi tukaza kubihuriza ntituza kwibagirwa umujyanama wa bisimwa uri hakurya ibintu umuhango baramwambitse amashati n'ibiki iriya ni imyenda y'abafungwa ngira ngo banuze bo muri Kongo bo muri Kongo bafite nk'iturufu ngaya n'abantu uriya muntu urumva ngo hari yabaye amakuru maze yabaha amakuru mazima cye yabayobye yababwiye ko harimo Kabila na Numbi bashobora kuba yari amakuru adahambaye nabo babibona yego arahambaye urumva umuntu umushaka amakuru akaguha yo washakaga nyine ariko z'amakuru nyine urumva uriya mu tipe turamwibuka muri M23 yabayaga yambaye ikobo yatebeje n'ishati y'umweru bigera hano aho bitaga ntuza mu Gasarenda na Alliance Fleuve Congo ishingirwa i Nairobi nawe yarimo na cya gihe barasaga drone bazi ko batwaye itsinda ryose ryarimo generali ririmo nanga bikarangira hapfuye Maneko nabwo yari ahari bivuga rero ngo yari umuntu w'ingenzi aho ngo mu makuru yamanukanye mu murwa mukuru harimo yuko ngo Monsieur Kabila agira urumva noneho ibyo ni ibintu byose tushaka kuza kureba ukuntu abantu bagiye babiganira kinyamwuga sisibiranyije ngo aragira ati agira tesi cyo akagira noneho bari bagize urumva uriya mugabo rero ashobora kuba yarafatiwe muri zone yari yagiye kudiringa ukuntu imfungwa zirekurwa noneho ngo umubyeyi urumva hajya ati ngo arabireba arabyitegereza aravuga ati ariko uwamujyana kwa Muyaya Muyaya ni umunyamakuru kweri ntabwo amakuru yayarara na buriya n'inkangi nkuri yingezeho nubona irayo ujya umenya ko naraye ntayimenya baramubwira ati rero unakuntu wamubika twatubwira bare bati mwabo mufite ni mumpemo wenda majoro runaka ndabahamo umusatsi w'uyu noneho natwe tubaho uyu bamukojeje Muyaya aravuga ati simbabeshye ni nk'umuvandimwe hajya ati nako sinamurarana ati kumbe naye arahari ati ahamagara rubanda twese babizi ko tumanukana iminzani dupima urukwavu baba baramutweretse
riri bigize ite birashwanyaguritse. Bivuze ngo rero turategereje ngo tumenye biragenda bite. Harimo inkuru nyinshi tuza kubwira abantu ko mu masaha ari imbere tuza kubafasha ntibaze kuryama batayibonye, turaza kubafasha kuyibegeranyiriza. Tujye duhuza dushake ibishushanyo dushushanye tujye tuvuga ngo uyu n'uyu bihurira kuki, guhuza uyu bihuye byabyara iki. Urumva turaza kuba dufitemo utuntu twabihoranye kugabanya bidahuye bene nk'ibyo byose, noneho turebe biragenda bite. Kuganira kw'aba bantu bageze muri batatu se gushobora kugira impinduka mu byo turi kubona mu burasirazuba bwa Kongo? Ibaye atariho iri baba ntacyo baje gukora, kuko niho ruzingiye. Biriya byo kuvuga ngo ntibaduha nuza ntibatanga viza tutagiye muri South Africa ntabwo ari cyo kibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye ni uko ahubwo baba ari muri Kongo, nawe icyo kuvuga ngo ntibabona viza n'iki. Ubu nimo bazamuvuga ngo bagiye ngo viza barayitanga. Hari inama yendaga kuba yo kera barantumira urayibura, abari bantumiye ndabasubiza mbabwira ko ntazaboneka, mfite indi nama ese ari kuba ndwana n'iki ko nari nzi ko ntari bugira viza zaho ku baturage. Ntabwo ari uko zikomeye byaranze. U Rwanda ntabwo turi mu babona viza mu kiriya gihugu. Ngaya ngo ibyo rero ni byinshi byavuzwe, ngira ngo sinzi niba mwabonye umwanya wo guca mu ijambo rya Perezida wa Repubulika. tuba tugiye kurigeramo. Hari akantu yavuze jyewe nakunze, kandi kari akantu niba abanyarwanda atari ko mukumva murarwaye. Abanyarwanda bari bose yashyizeho bose bashize ubwoba tugomba kubikora kuko urumva twirukanse kera impumu zigeraho zigashira. buriya rero niwirukankana umugabo iyo usiga amakuka aramutse ahindukiye ayurede ko uwamwirukankanye usiga imbaraga nawe zo gusubira inyuma. Ni nkaho uwo mugani ngira ngo iyo abaganira nk'abanyarwanda gusa byo n'ibindi. Hari ubutumwa bwinshi bwatanzwe muri iriya mvugo wenda ucishemo amaso. Ikindi wenda nasorezaho kuba uyu munsi kuba ibitangazamakuru isi yose ngira ngo mwabonye Ubuhinde bwazamuye idarapo, nabibonye ngira ngo ku kinyamakuru cyabo mu matara yaka mu mujyi yakaga mu ibara ry'idarapo ry'u Rwanda mu rwego rwo kwifatanya n'abanyarwanda ndetse n'isi yose mu kurwanya jenoside yakorewe abatutsi. Banabishimiwe n'abantu batandukanye, kandi koko bavuga ngo nubwo batatabaye igihe cyo gutabara ariko nibura uyu munsi baremera. Ikindi kintu buriya gisigaye ni ukuzareba abantu bamwe mu banyaburayi n'abandi bafite ikintu barwaye kidashobora gutuma bavuga ijambo jenoside yakorewe abatutsi, bavuga jenoside yabaye mu Rwanda. Ibyo bintu bimwe mu binyamakuru bamwe mu bayobozi baracyabikoresha, ariko uko imyaka ihita harimo abagenda babivuga bemera ko ni jenoside yakorewe abatutsi, habayeho kuyihagarika n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Ibyo byose rero bituma abenegihugu bavuga batahari uko imyaka ihita hari ibyo bemera. Gusa ni uburyo bwiza bw'abanyapolitiki bakavuga bati abarokotse bamaze kubona imbaraga, dukomeje kubivuga gutya guhangana nabo bizagorana, reka dutangire tworoshya no mu myaka nk'ijana iri imbere ntuzatungurwa no kuzabona tubona ibihugu bihagarara mu ruhame bikemera uruhare byagize muri jenoside yakorewe abatutsi, noneho bakemera uruhare. Impamvu ni iyi, ni uko victime cyangwa uwakorewe icyo cyaha kimugeraho atari ukuvuga ngo ni umunyarwanda uburana ko hapfuye abatutsi mu Rwanda bazaba batagihari ngo babashe gusa nkaho baburana uwo wiyemerera uruhare mu kwitwa kwa bene wabo.
iyo rero ni tape niko abanyapolitiki batugenza uko imyaka ihita bagenda hari ibyo bemera ushobora guca ukazasanga nko mu myaka nk'ijana rwose Ubufaransa buhagarara buti turemera uruhare twagize muri jenoside ariko ubu Amerika ntiyabyemeraga gukoresha inyito jenoside yakorewe abatutsi n'ubu ntibyemera igenda isa naho igera mu kirenge byibuze igerageza kwambaramo gakeya kakajabuka kavamo. hari igihe umwe muri bo bivuga nka Clinton arabivuga hari n'abayobozi bamubona babyanditse kuri Twitter bakabyemera ariko official government wanditse mu izina rya leta biragoye ntashobora kwandika jenoside yakorewe abatutsi. dusoreza kuri Kongo ejo yavuzwemo mu ebyiri perezida yayivuzemo nk'igihugu avuga ati hano ndavuga na Kenya Uburundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abo bose bakiriye impunzi nyinshi z'u Rwanda mu gihe kitari cyoroshye ariko Kongo yaje kongera kuvugwa mu buryo bwo kwakira izo mpunzi hakazamo noneho n'iz'abasirikare muri ya zone urumva yego turakumva hari umunsi nababwiye ntubyantuza nateraga urwenya yambe batwaye uko byarangiye yamizwe n'umuntu ukibaza imbere birajyarajyamo ikihagemo ikihagemo ikibya biti byose ariko icyo nshaka kuvuga ni ukwibaza Kongo ubundi yakoze ikosa rya diplomasi cyangwa se ritabaho kuba yaremeye kwakira abasirikare batwaye intwaro kubera komande yari ihawe kwakira abasirikare batwaye intwaro nicyo kintu Mobutu yakoze kibi kiruta ibindi. buriya yari wese ntibashobora kuvuga mbere yuko tureba yahamagawe na telefone runaka cyangwa yahawe ibwirizwa runaka n'abari bayoboye iyo zone mbere yuko tureba uri inyuma katubanze mbere yuko tureba uwo dukeka katubanze turebe uhari nyirizina kuko urumva hari ukekwa ariko hari n'ugaragara ugaragara rero reka bari we turebe nk'igihugu ntabwo cyari gikwiye kwemera kwakira ingabo nubwo haba hari ubategeka bari mu banze gukoresha imbaraga nyinshi zo kwanga igihugu cya Afurika gihakanira uwo hanze hakabaho impaka izo mpaka nibura izo mpaka zikaba zarabaye mu biganiro nonaha tubisoma izo mpaka ntabwo zishoboka pe zirashoboka nk'urugero rwaho zashobotse ingabo za RDF zavuye zijya Sudani bahageze baravuga ati ingabo za Loni ntizirasa ibyo bintu mubimenye murinde umutekano w'abaturage ariko nta mbunda irimo bagezeyo sinibuka bya byihebe uko byitwa abajanjawidi bakigaba mu giturage bafite imbunda bene wanyu hano bararwana tonirasariti ntabwo bibaho mwaje kurinda abaturage ntabwo muri mu mirwano mwikurikira ibyihebe aho byagiye hano Rwanda yazaratse ku kibuga cyangwa mwari mutaravuka twari duhari haravuga ati niba ari uko byifashe rero Rwanda yazije gutwara abantu bacu ntabwo baje gukora imikino ya dekorasi ingabo zitaha ingabo se zihagarara bakica abaturage bareba ingabo zihagarara abaturage bagapfa bareba urumva ibyo bibaho arangije rero babonye bidakunda bagira bate bageze baravuga atoya nta kibazo noneho mwajya mutabara abantu ariko mutarema intambara ariko bari bazicyuye da ubwo ni bwa kuvuga ngo aho nari ndimo nkubwira ngo hari ibyemezo biba byarafashwe abantu bakajya impaka ariko bageraho bakavuga bati twebwe turasaba ko iki gikorwa kigenda gitya nibura niba twereka inyandiko mvugo impapuro
z'ukuntu bagaragazaga ko ibyo basabwa atari byo babihindura noneho wenda bakabangira. Nicyo gihe ndimo mvuga, ariko habayeho kwakira abantu, babakira nk'aho baje bafite icyo batwaye, babakira nk'aho ari imfura, ariko bari babakiranye intwaro. Icyo rero nicyo uyu munsi abantu bose barimo kuvuga bati Kongo icyo yakoze cyari kibi, ntinarashye imigeri wenda ngo bayibirindure bayirushije intege, ariko yarwanye ikavuga iti ntabwo ntitwemera rwose. Ibyo rero ngira ngo bishobora kuba bitarabaye. Aho niyo mpamvu rero nkubwira ngo ibyago bya Kongo byatangiye umunsi ya nkuru ya wa musaza Kongo imira fari ex-fari n'intwaro zayo na radiyo na leta y'abatabazi bakamira byose. Bigeze mu nda hari iby'igifu cyananiwe kujugunya, ari FDLR ureba yisha abaturage harya ni Mushaki. Mushaki irabyukaga irica abakongomani, bene igihugu nibo bayitumye bati ni muze kuba babica uyu munsi. Icyo FDLR cyose ikora cyahawe umugisha na Mobutu, umuntu atanakwibagirwa ko yakongeramo n'Ubufaransa. ahubwo so urabukirahe impamvu Ubufaransa tubuvuga nk'isengeri iri mu ikote, uriya ntabwo dushaka kwemeza ibara ryayo ry'iyo sengeri, ariko mu by'ukuri ni uko mu myambaro yambawe na muzehe Mobutu harimo isengeri wenda nk'Umufaransa, kubera ko ntiwabihagarara, ariko mu buryo bwa diporomasi politiki ababivuga bigaragara ko ari Ubufaransa, kuko zone turikwazi hari zone turikwazi byari irembo ryo kubona uko fari hunga n'ibikoresho byayo, bakavuga bati wenda ntawamenya izi nkotanyi zizanye amashagaga mu mezi 3 tuzizonge, batwaye amafaranga, batwaye ibintu byose, ntabwo bari bubeho. Basanze intumbi ku misozi, basanze uwarokotse usa nkaho yataye umutwe, nabo baje ari impunzi ntacyo bafite, ntabwo iki gihugu bari bugishobore. Ari nayo mpamvu 9 na kangaha abacengezi bari biyegeranyije kandi bakomeye, bakongera kugaruka. Ikibazo cya Kongo cyahereye imbere yaho, ariko naho ni ikibazo ubwaho. Utanabura kuvuga ko nubwo bashimye impunzi Kongo yakiriye ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage, yagize neza koko nk'umuturanyi, ariko kuba yarakiriye abikwiye guha ubufasha ugakikakira n'ababica. Ndashaka mwibutse ko hari abanyarwanda bari barahungiye muri Kongo, bo baje mu Rwanda badahungutse, baje bahunga FDLR cyane, fari baje bahunga interahamwe zagiyeyo. Bivuga ngo rero ntabwo wavuga ngo barahungutse, bo baje bahunga. Wakiriye abahunze uracya wakira n'ababica. Ubundi rero aho Kongo ni ibera isanzwe, ikaba isi, ikaba inyanja n'ubutaka n'ikirere. Mbere y'ejo na mbere yaho hari habaye ibitero mu bice byinshi byo muri teritwari ya Masisi, Rucuru, hari byagabwe mu nkengero za Sake n'ibindi ho muri lokalite ya Kibirizi, ho muri teritwari ya Rucuru. Yego, lokalite ya Kibirizi intambara irahari, ariko nyine ikintu gikomeye nuko uwitwa FDLR umujenosideri ku murongo aringaniye na FARDC, aringaniye na MONUSCO, aringaniye na South Africa cyangwa SADC muri rusange, aringaniye n'u Burundi. Ibyo byose rero birakomeza gusobanura ibibazo biri mu karere. N'aba bavuga bati ko batewe ipfunwe bababajwe, wakwibaza ngo uyu munsi niba bafite hari aho Perezida Kagame yavuze ngo ntayahe masomo twigiye kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Wakwibaza ngo aba bose bavuga ko batewe agahinda, bababajwe, ni irihe somo bigiye kuri jenoside yakorewe Abayahudi ikamanuka ikagera ku Batutsi, ikaba ikomeje ku Batutsi bo muri Kongo. N'uyu munsi u Rwanda rwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30, hari jenoside irimo. Abo bantu barimo kuvuga ko batewe agahinda n'umubabaro bari mu bafite ubushobozi bwo guhagarika iriya jenoside, nk'uko watuma umwana gukanda buto ku gikuta inzu yose ikaziba. Yego, ariko ntacyo bakora. Biriya rero ni biriya abanyapolitiki inshuro nyinshi batubwira nabi ibyo batazi,
nako bazi batubeshya nka pasiteri yatubwira ukuntu tuzajya mu ijuru kandi ari ahantu heza ntabwo aragerayo bayidawe dufite n'ubu utarazamuka nibura ngo agere mu kirere. niho perezida ahera avuga ati iyi ni afurika dushaka, iyi niyo si dushaka. nawe arabyibaza ariko arabizi ko batari bubimusubize, ntabyo bamusubiza kuko ntacyo bari bubikoreho, bari mu nyungu zabo. ngira ngo ubushize ari kumwe na Jeune Afrique yasobanuye icyabaye, avuga ukuntu ushaka kuvuga kuri Kongo avuga ati ntabwo nyikoraho idatwarwa n'abashinwa, ntaza kugira icyo mvuga bakayiha abarusiya. ni ukuvuga ngo umuntu ni umwicanyi, ariko nubwo yica niba utunze ibyo turya reka yice bariya twebwe tubona ifunguro, niko nabyita. Sikovi dusoza se iki gikorwa ejo cyari gikurikiwe n'isi muri rusange cyane rwose. uriya uhagarariye ubumwe bw'uburayi kuzana ubutumwa cyangwa se kuzana ibiri kubera Hamas na Israel akabizana mu ijambo rye, byari bishatse byo ubibonamo iyihe target? icya mbere yashakaga gusobanura n'ubundi mu isi abantu baracyapfa, barapfa kandi ntawe ufite icyo akora, kuko Hamas nubwo uzaba ari inyeshyamba ariko Israel irakoresha ibisasu birasa abaturage. ariko arabisobanura nkaho Hamas yari umutwe yego usanzwe ari aggressive kuri Israel, ariko nkaho kugeza ubu ngubu nyine mu by'ukuri kuba bivuga biboneka nkaho Israel ibyo iri gukora ari nk'uburyo bwo kwirwanaho nk'iki. ntabwo kwirwanaho urwana n'inyeshyamba cyangwa n'abandi bantu tutavuga rumwe, ukwiye kwirwanaho urasa abagore n'abana bari mu bitaro bagiye kubyara. nubwo wenda Israel nk'igihugu gikomeye kimwe mu bihugu bitavugwaho n'isi, ni ukuvuga ngo birasobanura ngo mu gihe urimo kukwica ari umwe mu bihangange mu isi cyangwa azi gutaka, ntabwo bigize icyaha. ntabwo Israel itaka kurusha abandi, ahubwo yo nta nubwo itaka abarimo kuyigiraho inshuti barayitakira. rero intambara zihari ziri mu nyungu za bamwe, ntabwo intambara zacika, ariko ziba ziri mu nyungu. intambara ntabwo yacika kuko ubu hari abahanga barimo kuvuga bati drone twakoze niyo igenda ku muvuduko w'ikirometero kimwe amasegonda 2, twakora bite ku buryo indi ingana n'isegonda, cyangwa se twakora gute ikihanura? turabigenza dute ku buryo tuba dushaka iyi sama n'iyirasa urwo ni uruganda, ni uruganda rufite inyungu, rurimo abahanga bo twita inzobere bambaye za porofeseri, kandi abanyenganda baba bafite n'ijambo rikomeye muri politiki no ku bayobozi. reka mbihorere. reka kuba uvuga ati turasaba agahenge kuko ukwezi kukibataka icyo bavuga ati intambara nta cyiza kivamo tuyihagare. utanga agahenge k'ukwezi se kuki adatanga k'imyaka 100?